ariko noneho reka tugere igihe cyo gutabara. Ubundi ishami rishinzwe gukumira no kurwanya inkongi y'umuriro n'ubundi butabazi turi ku cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru. Ubundi iyo dutabajwe inshingano dufite ya mbere duhabwa mu mabwiriza ni ugutabara vuba cyane bishoboka. Tuba dufite imodoka ziri aho zifite abapolisi bafite telefone, bafite ibyangombwa byose by'itumanaho ku buryo bahamagarwa tukagabanya iminota yose ku buryo bushoboka. Ariko mu guhaguruka vuba wenda reka mboneho n'akanya ko tugira n'ingorane mu muhanda. Duhura n'imodoka nyinshi, muzi imihanda yacu iteye, hari igihe duhamagarwa saa sita z'amanywa, murabizi igihe cyo kujya kuruhuka, cyangwa mu gitondo saa mbiri, saa moya abantu bajya ku kazi, cyangwa saa 11 bava ku kazi. Twagera mu muhanda ariko tukagira hura n'ingorane, ntiduhabwe inzira, ntiduhabwe priorite yo gukomeza mu muhanda. Ari impamvu nasabaga abaturarwanda bakoresha imihanda iyo babonye imodoka zacu zicanye amatara ko twirinda no kuvuza amahoro cyane ngo tutagira undi mutekano duhungabanya, ariko babona imodoka zacu z'ubutabazi bakaduha inzira vuba, kuko uko dutinda kwihuta kugera ku dutabaje niko ibyangirika nabyo biba byinshi. Tukagera aho dutabara, ariko wenda uhagarariye umujyi wa Kigali yashobora kuza kubivuga neza birenze ibyo nasobanura. Dutabara ahubatse neza, aho dufite inzira ducamo kugira ngo dutabare. Imyubakire y'umujyi wa Kigali, imyubakire mu Rwanda murayizi, wenda ubu biragana heza kuko hari gahunda nziza yo kubahiriza iby'imyubakire, ariko imyubakire nayo ituma tudatabara vuba cyane. Ariko inshingano uko tubyifuza, uko dushaka kubikora, tugerageza gutabara vuba cyane kuko n'ibikoresho bigezweho turagenda tubigira. Umuturage se wenda inzu yahiye cyangwa se ibyo byangijwe mu gihe cy'inkongi y'umuriro yahamagara he, yabitabaza gute, yabageraho mu buhe buryo? Dufite telefone ibiri mu modoka hamwe n'abapolisi n'ibikoresho by'ubutabazi. Wenda nabonaho umwanya wo kuyivuga: 07 88 3 rimwe inshuro ebyiri, ubwo ni 11 2 2 4. Iyo ni telefone. Uko uyihamagaye guhaguruka ntabwo nabyita mu munota umwe, nako kanya ni ukwatsa imodoka gusa. Hakaba telefone dukoresha haba bifite mu nshingano, natwe tuba twiteguye umunota ku wundi. Dushobora gukora ubutabazi nk'uko tutabajwe: 07 88 3 rimwe inshuro 3 20. Izo zose ariko zirishyura, ariko tukaba dufite telefone ya polisi musanzwe muzi 112 112, nayo yihamagaye ako kanya nabo baraduhamagara kandi tugatabara. Kandi twirinda ko telefone zacu zihuga cyane, ziba bize kugira ngo dutabaza atubone. Wenda mu bijyanye no kumara impungenge abanyarwanda muri rusange, ubushobozi ndetse n'ibikoresho mufite byo guhangana n'inkongi y'umuriro byaba bingana gute? Ubushobozi bwanyu bwaba bumeze gute? Ibikoresho ntabwo bijya bigwira mu rwego rw'ubutabazi. Ibikoresho bya mbere, ingufu za mbere ni ya nama twagiye no dutabara, kuba ibyibanze twamusabye, uburangare kubwirinda n'iki, nicyo cya mbere, nibwo bushobozi tugira. Kuko muri porogaramu tugira ni gukangurira abanyarwanda uburyo bagomba kuba bifashe, uburyo bagomba kuba biteganyirije, bityo twabatabara tugatabara vuba. Ariko noneho mu rwego rutureba rwa polisi turagenda twiyubaka, aho twari turejo hashize siho turi uyu munsi. Mu bikoresho turabifite, wenda biracyadufasha mu mujyi wa Kigali, ariko hari na gahunda y'uko byagura bikagera no mu turere mu gihugu hirya no hino. Ubu dufite imodoka zikomeye, zifite ubushobozi, zifite ibikoresho bihagije, byaba birya zikoresha amazi, zikoresha imiti yabugenewe za foam, zifite ibikoresho bya rescue biri kuri standard mpuzamahanga. Ubu turabifite. Dufite ndetse n'imashini muzi yuko muri disaster tugira habaho n'inyubako zigwira abantu, zikagwira ibintu biremereye cyane. Dufite imodoka ubu iremereye cyane, ndumva ndayo ya mbere mu gihugu cyacu iterura ibintu bifite uburemere burenga toni 60. Ni imodoka ya polisi iri mu rwego rw'ubutabazi, ni ikintu twungutse vuba. Dufite imodoka ziremereye zitwara amazi menshi, zifite ibikoresho byinshi kandi bigezweho, nazo nshya zaje, wenda mushobora kuzibona. Ibyo byose ni ibikoresho bije bisanga n'ibindi twari dufite. Imbaraga zo ziragenda ziza, ariko iziruta byose ni ugukumira, ni uguteganya. Naho iyo byakomeye gutabara ntiwavuga ngo urikwije ku buryo buhagije.
murakoze cyane kuvuga ku kijyanye no gukumira. Twagira ngo tubabaze Jean Baptiste muri Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, tuzi ko hari uburyo bwo gukumira ikintu mbere y'uko kiba, hakabaho n'uburyo bwo gutabara cyabaye mugahangana n'ingaruka zacyo. Ese nk'amwe Minisiteri mufite mu nshingano zanyu gukumira ibiza, ni iki mukora, ni iki mufasha abanyarwanda kugira ngo babe bakumira inkongi y'umuriro? Nibyo koko hari ibikorwa byinshi dukora, cyane cyane ku bijyanye no gukumira mbere y'uko bibaho, ko mu Kinyarwanda murabizi banavuga ko kwirinda biruta kwivuza. Icyambere rero ku bijyanye n'inkongi z'imiriro, icyo dukora cyane cyane ni ukwigisha abanyarwanda. Tubikora tubasanga aho batuye, twifashishije ubutumwa tubohereza nyuma y'imiganda. Navuba aha ngaha hari ubutumwa twateguye tubwohereza mu turere twose tw'u Rwanda, tubabwira cyane cyane tubashishikariza ibyo bakora kugira ngo birinde ibijyanye n'inkongi z'imiriro ndetse n'ibindi biza muri rusange. Ibyo nanone tubikora duhereye ku rubyiruko, kuko iyo umuntu ategura urubyiruko abategura u Rwanda cyangwa se abategura ingufu z'igihe kizaza. Ibyo tubihera cyane cyane mu mashuri yisumbuye, turagenda tukaganira n'abana tukabigisha ibijyanye n'ibiza, tukibanda cyane cyane ku bigaragara hano iwacu mu Rwanda. Ikindi tunakora mu buryo bwo kwirinda ibiza mbere y'uko bibaho, dufatanije n'inzego z'abafatanyabikorwa bafite imicungire y'ibiza mu nshingano zabo, turimo turategura itegeko rijyanye no kwirinda inkongi z'imiriro. Wasangaga buri rwego rufite amategeko cyangwa se amabwiriza bagenderwaho bijyanye n'akazi bakora, ariko umugambi dufite no guhuriza hamwe tukagira ikintu kiri comprehensive, ku buryo dusanga ikintu kimwe kiri muri police, irindi tegeko riri muri Rwanda Housing cyangwa se muri Kigali City of Kigali. Ibyo byose rero bikaba bikorwa mu rwego rwo kugira ngo twongere ubushobozi cyane cyane ku myumvire y'abanyarwanda, bamenye ko ikiza cy'inkongi y'umuriro akenshi kiba ari uko umuntu yabigizemo uruhare. Icyambere rero iyo wazamuye imyumvire cyangwa se iyo wahinduye mindset bafite, icyo gihe ziba ari ingufu ubatse kandi bigira n'ingaruka zikomeye mu bijyanye no kugabanya ingaruka dutezwa n'inkongi z'imiriro. Ku bijyanye na za kizimyamwoto cyangwa se za extinguishers, usanga abantu baba bafite ibyo mubafasha iki, se murazibaha, mubagira inama zo kuzikoresha kugira ngo babyirinde hakiri kare cyangwa se banateganya ko ikiza cyabo? Nka Minisiteri ntabwo dutanga extincteur. Icyambere dutegura amahugurwa, umwaka ushize twarayakoze, dutumira inzego zitandukanye cyane cyane z'umutekano, tubigisha ukuntu ziriya ntoya nizo twibanzeho cyane cyane kuko arizo zigaragara ahantu henshi. Tugerageza kubigisha ukuntu zikoreshwa, ukuntu umuntu ashobora kugenzura ko poudre irimo igikora, hari zikoreshwa poudre n'izikoreshwa n'ibindi bintu bimeze nk'amazi bitari poudre. Ubwo nanone mu bijyanye n'ibyo za kizimyamwoto za extinguishers, ikindi dukora ni ugushishikariza abantu kuzitunga no kuzigura, aho ziri naho tukabashishikariza kugenzura ko zigikora. Ibyo byose tubikora mu rwego rwo kwigisha abantu kuzigenzura, kuzikoresha, ndetse bikaba byaba na byiza muri buri kigo buri mukozi azi cyangwa se amenye ukuntu ikoreshwa. Reka tugaruke ku mujyi wa Kigali. Engineer Vincent, ese mwebwe ni iki mukora cyangwa se munateganya gukora, n'izihe ngamba mufite kugira ngo mufashe abanyarwanda muri rusange cyane cyane abatuye umujyi wa Kigali mu kwirinda inkongi y'umuriro? Kwirinda inkongi y'umuriro nk'ubu ngubu hari amabwiriza twagiye dushyiraho, ariko aya mabwiriza tukaba tuyahuza n'izindi nzego abafatanyabikorwa bacu. Ariko aya mabwiriza ubu ngubu turimo guteganya ko byibura abaturage bose bazayamenya kandi bakayigishwa, bakanamenya n'uburyo bazajya birinda inkongi y'umuriro. Kandi niyo mpamvu usanga muri leta bagiye bashyiraho ibigo bitanga ibyangombwa byo kubaka, harimo one stop center. Iyo one stop center iriho kugira ngo ifashe abo bantu bose baza bayigana bayisaba ibyangombwa byo kubaka, kandi banabigisha uburyo bashobora gukora, uburyo bakwirinda inkongi y'umuriro. Ikanafasha nanone abo mu turere kugenda bigisha abaturage bo hasi kugira ngo nabo bazabashe kwirinda iyo nkongi y'umuriro bitazaba byabatera ikibazo. Ku kijyanye wenda n'ubutabazi polisi itanga, bavuze ku kijyanye n'impungenge zo kuba bahura n'ambuteyage igihe bagiye gutabara. Nk'umujyi wa Kigali mwatwizeza iki cyangwa se murateganya gukora iki? Nk'umujyi wa Kigali hariho plan, hariho gahunda nyinshi yo gukora imihanda kugira ngo byibura n'izo modoka zose, uretse na polisi igiye gutabara. Natwe uzare nawe ugiye nko ku kazi akenshi hari igihe ukererwa ariko bitewe na ambuteyage iri mu muhanda. Rero nk'umujyi wa Kigali dufite gahunda ndende ku buryo hagiye gukorwa imihanda myinshi cyane, ku buryo nyuma y'imyaka 2
hari imihanda myinshi bizabikozwe ku buryo byibura bizajya byorohera buri wese, yaba polisi yaba n'umuturage wari wese ushaka kugenda, ku buryo bizafasha buri muturarwanda cyangwa se utuye mu mujyi wa Kigali kuba yagenda nta mpungenge afite cyane. Mu gihe turi gusoza iki kiganiro twagira ngo mugire ubutumwa muha abaturage nka Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Ubutumwa twaha Abanyarwanda, icya mbere ni ugutanga amakuru ku gihe, kuko muri ibintu bijyanye n'inkongi z'imiriro twabonye ko iyo amakuru atangiwe ku gihe hari ikintu kinini bifasha mu bijyanye n'ubutabazi. Ikindi navuga cyane cyane ni ugushyira mu bwishingizi ibikorwa remezo cyane cyane nk'inyubako, kuko usanga ahenshi inkongi z'umuriro ije itwara ibikorwa ufite, byaba iby'ubucuruzi byaba umutungo ufite mu rugo. Icyo gihe rero iyo ibikorwa byawe bishyize mu bwishingizi cyangwa se mu bwiteganirize, bushobora kugobokwa mu gihe ibintu byawe byaramuka bitwawe n'inkongi z'umuriro. Ikindi twasaba cyane cyane nk'inzego z'ibanze ni ugukomeza kudufasha nk'igihe bari mu muganda cyangwa se bari mu manama bahuza, bakabiganiraho, bakumva ko inkongi y'umuriro ari ikiza kiriho kandi ko uruhare rwa muntu rubigiramo imbaraga nyinshi kugira ngo kibeho. Hakaba nanone ingufu za muntu zishobora gukoreshwa kugira ngo icyo kintu kize kugabanuka cyangwa se ingaruka cyari guteza zize kugabanuka. Inkongi y'umuriro rero ntago nayita ikiza karemano, ni ikiza umuntu agira, ni ikiza kamere, bikaba kukirinda bishoboka, bikaba kugabanya ingaruka ziteza bishoboka. Twongera ubumenyi, duhuguye abantu, tubiganiriyeho, buri wese akabigira ubye. Hakaba hari ikintu kindi twakora kugira ngo izo ngaruka zigabanuke, ndetse n'imitungo ihagendera mu gihe ibiza by'inkongi z'umuriro byabaye nabyo byashobora kugabanuka. Nkaba ari icyo nashishikariza abadukurikiranye ndetse n'abateze amatwi ikiganiro, kugira ngo twese twumve ko ari ibyacu tubigira ibyacu. Imicungire y'ibiza birasaba imbaraga za buri muntu, birakenera inzego zose gukorera hamwe no gushyira hamwe, bityo twese hamwe nk'abitsamuye nkaba numva turamutse dukoze ibyo byose tugirwamo inama, hari uruhare runini byagira mu bijyanye no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Afande, mwagira inama wenda mugira abayobozi muri rusange kugira ngo bafashe ndetse nabo bayobora gukumira inkongi y'umuriro? Murakoze. Icyo nasaba ni ubufatanye mu nzego zose, mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'abaturarwanda, imikoranire myiza hagati yacu. Numvise ko nakomeje gusaba ko imbaraga zacu za mbere ari ubwitange, ari ukurwanya uburangare, ari ukwita ku bishobora gutera inkongi y'umuriro ibyo ari byo byose, kuzuzanya tubikumira. Wenda ndagira ngo mbonere akanya ko kubwira n'abari hanze ya Kigali ko niba ibyo bikoresho bikomeye bitari byashobora kugera mu turere, ariko imbaraga za polisi ziri mu mirenge hose. Kandi mu mahugurwa y'ibanze iyo umupolisi ajya gutangira umurimo, n'ubumenyi mu kurwanya inkongi y'umuriro aba bufite. Ni ukuvuga ngo wifashishije umupolisi aho ari muri ya porogaramu ya community policing, yagufasha kandi yakugira inama, kandi ukabukumiriye iyo mpanuka ishobora gukomoka ku nkongi y'umuriro. Ikindi kandi wenda twabonye umwanya mutoya, ubutabazi dukora ntabwo bwishyurwa. Kudutabaza ku gihe tukagutabara nta gihombo kirimo kandi nta kintu uzaba utakaje, kuko ntabwo byishyurwa. Kuza kugenzura inyubako yawe tukakugira inama, tukakwereka ibyo ukwiye kuba utunze byakumira inkongi y'umuriro. Dushobora kukugira inama ukagura ikintu kitarenze n'ibihumbi 15-20, kandi umuriro watangira ukaba watabara ibintu inyubako ifite na miliyoni 600-700 miliyari. Ni ukuvuga ngo imikoranire hagati yacu, kujya inama kwacu, dushobora kuba twakumira ibyakwangirika byinshi.